U Rwanda ni kimwe mu bihugu bitarangwamo imyemerere ikabije. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bitagendera ku idini runaka. Mu gihugu cy'u Rwanda buri muturage wese yemereye kugana mu rusengero ashaka, yemereye kugira imyemerere ashaka, ariko iyo myemerere idabanye n'amabwiriza cyangwa se n'amategeko agenga igihugu. Mu minsi yashize ibwo twagiye twumva inkundura y'insengero zimwe na zimwe zigenda zifungwa mu gihugu cy'u Rwanda, tukagenda twumva amadini yagiye afungurwa ariko nyuma akaza gufungwa. Twagiye tubona insengero z'inzaduka mu gihugu cy'u Rwanda. Nimvuga insengero z'inzaduka, ujye wumva urusengero rutari ADPR, Anglikani, Katolike, Abadive ndetse n'izindi zitandukanye. Nimvuga insengero z'inzaduka ujye ubyumva gutya. Kuri uyu munsi abaturage ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze, abayobozi mu nzego nkuru za leta bagiye bagaragaza impungenge ku matorero n'amadini ari mu gihugu cy'u Rwanda. Ni kenshi twagiye tubona zimwe mu nsengero zigenda zifungwa. Birashoboka ko nawe mu rusengero waba warasengeragamo rwarigeze gufunga igihe runaka, ariko ukibaza ko ari guverinoma iri kurwanya gusenga kw'abaturage, ahubwo barimo baragira ngo barwanye zimwe mu nsengero z'inzaduka zazaga gucucura abaturage. Kuri ibyo rero byatumye guverinoma y'u Rwanda z'umwihariko ishyiraho amwe mu mabwiriza agenga insengero mu Rwanda, harimo kuba rutuye ahantu heza, kuba rwujuje ibyangombwa bisabwa na guverinoma y'u Rwanda. Ibyo ndavuga kuba urwo rusengero rufite parikingi, kuba urusengero rufite icyo twita sound proof mu ndimi z'amahanga, ubwo ni ibituma amajwi adasohoka mu rusengero, kuba urusengero kandi rwifitemo parafo imbere, mbese muri make urusengero rusa neza. Ibi byatumye rero zimwe mu nsengero zose hafi mu gihugu zifungwa, urwamara kuzuza ibisabwa ubundi rugafungurwa. Ariko aba ni bamwe mu baturage ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze inkuru za leta twagiye tuganira, tubasha gutegura iki cyegeranyo kito tugiye kubagezaho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bamwe mu bayobozi mu nzego za leta ndetse n'abaturage ndetse n'abakristo muri rusange basaba ko mu nsengero haba ubugenzuzi bukomeye bwo kureba ibyinjijwe n'insengero ndetse n'ibyasohotse mu rusengero, aho byagiye byakoreshejwe iki. Bishobora kuba biri kugutera urujijo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese insengero ko ziturisha, amafaranga ziturisha ajya he, akoreshwa gute, ubundi se akoreshwa mu bihe bikorwa. Ubu ni ubusabe bamwe mu baturage ndetse n'abakristo mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse by'umwihariko byifujwe na guverinoma y'u Rwanda. Ariko tugiye kurebera hamwe abaturage kuki babivuze gutya, kuki abakristo babivuze gutya. Muri iyi minsi cyangwa se mu minsi yashize wumvishe inkundura y'ifungwa ry'insengero n'amadini kubera kutuzuza ibisabwa, bikomeje kuvugisha abantu ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Bamwe bemeza ko hakenewe gukorwa ubugenzuzi bwihariye ku byinjijwe n'ibyakoreshejwe uhereye igihe urusengero rwaba rwarubakiwe ndetse n'igihe rwaba rwaratangiye gukorerwa. Iri suzuma riramutse rikozwe neza rishobora no gucukumbura byinshi byerekanye n'ingano y'amaturo yinjijwe na zimwe mu nsengero mu gihugu cy'u Rwanda. Nyamara abayatanze bagakomeza kuyoberwa impamvu badatera imbere, cyangwa se impamvu insengero zabo zikomeza gufungwa, cyangwa se impamvu bo muri make badatera imbere. Ibi byafasha kumenya neza uko yakoreshejwe, bikanafasha leta kumenya niba hatarabayemo kwikubira ibyagateje imbere urusengero ndetse n'abakristo muri rusange. Birumvikana ko ibi ari ibitekerezo byamwe na bamwe babonye ko byagirira akamaro ndetse bikanahindura imibereho y'abayoboke b'amadini atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Twavuga Adventiste, ADPR, Katolike ndetse n'andi madini atandukanye. Hari abasobanura ko bajujubijwe n'abiyita abakozi b'Imana, bakabamarotwa, bakabacucura, bakabasiga iheru. Urwego rw'igihugu rufite mu nshingano kugenzura ibikorwa by'amadini n'imiryango y'imyemerere yose mu gihugu cy'u Rwanda rikwiye gusuzuma ingano y'imitungo imaze kwinjizwa n'insengero mu buryo bwose, bakareba aho byanditswe maze bakemeza niba bihura neza. Hari aho bashobora gusanga bimwe mu byinjiraga byaragiye birigiswa mu buryo bw'amayobera. Ibi bishobora kuba biri mu bidindiza iterambere ry'abaturage bayobotse itorero runaka. Ikindi ngo gikwiye kurebwaho cyane ni bumwe mu bwoko bw'ubucuruzi bukorerwa mu zimwe mu nsengero za Gikristo, aho usanga ibintu byagurishijwe amafaranga y'umurengera, bigakorwa mu gisa nk'ipiganwa hagati mu bayoboke. Ubwo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame
yavugaga ko ari ngombwa ko insengero zasoreshwa mu gihe runaka ubundi n'abayiba yewe bakayagabana na leta. niko umukuru w'igihugu yabitangaje. Yabivuze asa nk'utebya, ariko nyamara yabivuze akomeje. Byaje gukorwa, insengero zirasora. Bamwe mu basengera muri zimwe mu nsengero zafunzwe bavuga ko habayeho uburangare bw'abayobora amatorero yabo, ahanini bitewe no kuba hari ubwo bajyaga baka amafaranga y'inyubako ntibamenye icyo yakoze, ariko guverinoma y'u Rwanda ikaza kubitahura. Niba ari aho usengera, niba warigeze gusengaho cyangwa se umunsi wa none ushobora kuba warumvishe urusengero rutanga itangazo ngo abakristu bitange amafaranga y'inyubako. Yego, warabyumvise. Niba utarabyumvise, wumvise mugenzi wawe abikubwiraho. Ese bamwe mu bakristu bibazaga aya mafaranga yaratangwaga mu nyubako kuki zitubatswe? Zikubakwa ari uko guverinoma y'u Rwanda ihagaritse zimwe mu nsengero. Ukumva ko ni ibintu bitangaje, bimwe byanabateye urujijo. Ariko ku munsi wa none, bamwe mu bapasiteri ndetse na bamwe mu bakristu bari gutabwa muri yombi bazira uburiganya ndetse no kubeshya bamwe mu baturage, dore ko iki ni icyaha cyo mu itegeko rya leta. Ntabwo tuvuze ko imyemerere itabaho, yego ibaho, ariko hari abitwikira ijambo ry'Imana ubundi bakariganya abaturage. Ibi rero guverinoma y'u Rwanda ndetse na leta y'u Rwanda muri rusange ntizawima ngo guhana abangaba babeshya abaturage bitwaje iby'imyemerere. Izi nsengero z'inzaduka cyane cyane ndavuga amacacizi, naho tugenda tubona udushya dutandukanye. Abapasiteri bakuranga amadayimoni mu baturage, abapasiteri bakagenda basengera abantu ngo babone akazi. Ariko se ibingibi inkomoko yabyo ubundi ni ibihe? Ese izi nsengero z'inzaduka nizo nsengero zahawe agakiza na Yesu Kristo? Ese kubera iki mu madini ya mbere tutabonaga abahanuzi, uyu munsi twaribwo turi kubona abahanuzi benshi cyane? Ese baba ari abahanuzi b'inzaduka? Ibi byose ni mu kiganiro imva n'imvano cy'ubutaha. Ikiganiro cy'uyu munsi nta tugicumbikiye, aho twabanzaga kureba imyemerere cyangwa se imyizere bamwe mu bakristu, ibitekerezo biva mu bakristu, mwibutsa ko ibi twakugejejeho nibyo twaganiriye na bamwe mu baturage ndetse n'abasengera mu nsengero zitandukanye. Ariko mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro imva n'imvano nzaza turebera hamwe, ese izi nsengero z'inzaduka kuki turi kubona abahanuzi benshi muri iyi minsi? Ese Yesu Kristo muri iyi myaka nibwo ari gutanga impano y'ubuhanuzi? Ntuzakirwe n'ikiganiro cyacu gitaha imva n'imvano, mwibutsa ko iyi ngiyi ni BI 250, naho njye mubana muri kino kiganiro. My name is Muri. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza.